Nshuti za Digital Encyclopedic Tech Limited, nk'uko bisanzwe muri kumwe na Holike, aho tugiye kwigana isomo ryiza ry'uburyo bafungura company mu Rwanda, business registration. Bigenda bite, bikorwa bite? N'ahandi rero bikorerwa kuri platform ya RDB, nk'uko mubibona hano twagezeho. Hano rero baraduha utuntu dutatu. Hano hari icyo bita dashboard, hari icyo bita applications na services. Tugiye kuza rero muri iyi menu ya services, turebe ngo muri services baraduha iki. Baraduha mu cyo bita business registration, baramuduhamo option 8, 1 2 3 4 5 6 7 8. Iya mbere bayita name availability search, iya kabiri ni enterprise registration, iya gatatu ni domestic company registration, iya kane ni foreign company registration, gatanu ni search company, gatandatu ni name reservation, akakurikiraho ni request VAT certificate na continuation of company. So hano rero tugiye kureba iki. Name availability search niyo duheraho. Ahangaha tugiye kugira gute, tugiye kureba izina twise company yacu ko ridafitwe n'abandi, kuko rifitwe n'abandi ntibibasha kwemera. Izina ryacu rya company yacu ryitwa ngo Tuzamurane. Ese Tuzamurane irahari cyangwa ntihari? Aha baratwereka ko Tuzamurane irahari 98%. Ntabwo rero Tuzamurane yakwemerana. Tuzamurane UF, Tuzamurane business. So company yawe rero, mbere yuko uza gufungura company, ugomba kuba watekereje izina ry'umwihariko, unique name, ku buryo nta wundi muntu uba urifite. Aha rero niho hagoranira mu gusobanura mu gutangiza business cyangwa se mu gutangiza company. Umuntu araza ngo umufungurire, akaza afite izina yahimbye ariko atazi yuko rifitwe n'abandi benshi. Reka wenda tuvuge ngo kuko company yacu izakora ibintu by'ubuhinzi, reka tuyite Smart Harvest. Reka Smart Harvest tuyikore mu Kinyarwanda kandi tufatanye. No kuvuga ngo iyo company Smart Harvest. Iyi ngiyi turasanga batayifite. Urabona ko batubwiye ngo Smart Harvest is available to use. Iyi ngiyi wabasha kuyikoresha. Reka twikoreshereze iyi Smart Harvest iri mu Kinyarwanda like this. Iyi niyo tugiye gukoresha, Smart Harvest. Okay, turita tujya back. Ubwo izina rya company twaribonye ni Smart Harvest, ryanditswe kuri ya mu Kinyarwanda. Aha rero turaza ngo baratubwira uhakanda iyo ushaka gukora business yanditse amazina yawe, icyo bita enterprise cyangwa se ni business noya iba yanditse amazina yawe, ariko twe turashaka gukora company, domestic company. Ni iyi ngiyi company imbere mu gihugu. Aha ni foreign company isanzwe ikorera hanze, ugiye kuyifungurira mu Rwanda, ukaba ugiye kuyifungurira mu Rwanda ariko ari foreign company. Aha ni search company, no gusearchinga company kugira ngo uyirebe ube wayikomeza warigeze kuyikora. Hano ni name reservation, ni igihe uba warakoze izina ukaribika kugira ngo abandi batazagera gute, batazarikoresha. Ubwo ushaka kurikora ujya hano ugakora izina, ugatangira hano reserve a new name, nkuko twabikoraga hariya. Izina uraribona, warangiza ukarisavinga. Umuntu yazaza gukora agasanga ryarafashwe, ubwo ni igihe uba ushaka kwiteganyiriza kuba uribitsa. Request VAT certificate ni igihe ukeneye VAT, iyi ushobora kuyongeraho nyuma company wamaze kuyikora. Handitse continuation of company, ni igihe company yawe ushaka kuyimura, ushaka
kuyijyana ahandi. So urumva ari ibyo ngibyo. Hano hasi rero gatoya hari icyo bita amendment nayo dufite options 8. Hari amalgamation registration. Aha ni igihe amakampani nk'atatu uyahurije hamwe akabamo kampani imwe, nicyo bita amalgamation. Ni igihe amakampani nk'uko Tigo na MTN byivanze bikaba kampani imwe, ni ibintu nk'ibyo. Amend business details ni uguhindura kampani yawe, kugira ibyo uhinduraho nk'izina cyangwa se ownership ya ibintu nk'ibyo. Naho business registration ni ukuzura cyangwa se ni ukongera gutangiza kampani yawe yari yarahagaritswe cyangwa se wari warahagaritse. Closing of business ni uguhagarika kampani, guhagarika kampani yawe igahagarara mu gihe ukayihagaritsa ukayifunga. Ni hano bafungira kampani ushaka ko kampani yawe iva mu rutonde rw'amakampani. Arakandi gakurikiyeho hano bita declaration of business domains. Ahangaha no kuyisinziriza, cessation to be no kuyikangura, aha no kongeraho ishami, transfer registration, aha naho ibivuye ku ownership ushyizeho undi ikaba transfer nyine. Okay, ahangaha rero iyo umaze kuzuzamo adresse zaho uteganya kuzakorera, uhita ujya kuri step ikurikiyeho bita capital information. Capital information hano twuzuzamo iki? Ahangaha currency, ubwo ni amafaranga tuzakoresha y'u Rwanda. Share type, turaza hano number of share, tukuzuzamo imigabane runaka tuteganya kuzagira, tuvuge ni imigabane 100. Tubona ko umugabane umwe tuhagarike 100,000 like this. Yego, umugabane umwe tuhagarike 100,000. Ubwo totale kampani yacu tuyitangije $10,000,000. Okay, ibi bya hasi ntabwo twirirwa tubijyamo. Aha no voting share ni igihe umuntu azaba ari umushareholder ariko akaba nta jambo afite mu nama ifata ibyemezo. Ntabwo aho ngaho twebwe turi buhatinde, ahubwo turete twizira kuri step ya 3 turebe ngo tuhuzuza iki, cyo bita executive management. Turareba ngo wowe uzaba uyoboye kampani, uzaba ufitiye title managing director. Ahangaha tukajya twuzuzaho nanone position, ukahita ushyiramo national ID. Iyo umaze kuyishyiraho ugashyira na telefone ye, ubwo managing director aba abonetse. So tujya kuri step ya 4, nayo yoroshye iriho icyo bita employment info. Barakubaza ngo does the company have employees? Ese iyi company ifite abakozi? Twe nabo dufite, turashyira kuri no. Tujye kuri step ya 5 aho batubwira ngo beneficial owner, ba nyiri company. So ahangaha tuhita tumwongeraho, niba uriya twavuze uri managing director ari we turahita tumureportinga, ariko niba atari we turamwongeraho hano. So ahangaha iyo tuhavuye tujya kuri attachments tuhita twongeramo hano resolution, attachment tuba twarakoze twemeza ko tugiye gufungura company. Yose tuhita ababitse muri machine muri PDF format. So tuyazana hano, ubwo company tuba tugeze kuri step ya 7 ari nayo ya nyuma yo gukora submit. Iyo ubyujuje byose hano ukora submit, company yawe ikaba irangiye. Ubundi ugategereza ko bayemeza cyangwa se bayanga. Iyo bayemeje ugaruka muri application ukaza gusanga yabaye submitted cyangwa yabaye rejected. Ni muri ubu buryo rero ufunguramo company. Ni ibintu byoroshye,
niba wumva ugifitemo ikibazo utwandikiye muri komenti, kandi wifuza ubumenyi mu gufungura kampani neza, wadusanga Kimironko aho dukorera, cyangwa tukakwigishiriza online. Duhamagare kuri nomero ureba aho ngaho. Ikindi wibuke gukora subscribe kugira ngo amasomo yacu yo kuzajya gucika, ukore share, ukore comment, kandi niba ibyo dukora bikunejeje ubyerekane. Bye bye, mwe muri kumwe na Horike, nawe ubutaha mu isomo rizakurikira ejo.